turi mu isaha ya Ruhura umutima. Isaha yongera kutwibutsa ubuzima bw'urukundo. Isaha kandi yongera kutugarura icyizere cy'ubuzima bw'urukundo. Isaha yongera gutuma tugira isanamitima mu buzima bwacu bwa buri munsi. Warakosheje wemera gusaba imbabazi. Imbabazi ugomba kuzihabwa. Warakosherejwe usabwa imbabazi. Imbabazi ugomba kuzitanga. Mu rukundo ntawe utagira amakosa, mu rukundo ntawe udakosa. Gusa bizaba amakosa ryari igihe uzaba watsimbaraye ku ikosa ryawe ntiwemere gusaba imbabazi. Mama yarambwiye ngo mwana wanjye kugira ngo ubeho ni kubw'imbaraga z'urukundo. Nakunze papa wawe na mama wawe na papa wawe arankunda. Turakundana, urukundo rwacu rugenda rukura rwaguka mu bitekerezo ndetse no mu mbaraga. Nibwo yaje kwemera arambwira ati ndagukunda mukobwa mwiza. Nanjye namusubije ntazuyaza nti ndagukunda mugabo mwiza. Rwa rukundo rwacu rwarakuze biza kurangira mvutse. Maze umaze kuvuka tukwita Nshimiyimana Eric. Byose kugira ngo ibyo byose bibeho nuko intangangabo za papa wawe zihuje n'intangangore zanjye ziragenda ziribumba ziraremwa. 50% bya papa wawe na 50% byanjye nibyo byavuyemo 100% ari woweho Nshimiyimana Eric. Nukubera urukundo. Muri make iyo ntaza kwinjira mu rukundo ntagomba nkufite. Niyo mpamvu nawe niwinjira mu rukundo uzamenya gukunda icyo ari cyo. Ariko umenye ko urukundo ruhura n'ibigeragezo byinshi, ruhura n'ibibazo byinshi. Urukundo ruravuka, ubuzima bw'urukundo bubaho. Ubukundo tugakunda natwe tugakunda. Igihe umuhungu akwitegereza akagukunda akakwifuza, icyo gihe urukundo ruba ruri kumera, urukundo ruba ruri gukura. Igihe azifuza kuguha amarangamutima ye akayaguha ukayakira, uko agenda, uko asa, uko avuga, uko ateye, ibyo arya n'ibyo abamo, idini asengeramo, isoko arema, imyenda yambara, byose ukabyakira. Biragenda bikubaka imbuto z'urukundo igihe mwabaye umugore n'umugabo. Ejo mukabyara Eric cyangwa se mukabyara Eric, mukabyara Samuel, mukabyara ba Pamela, ba Denise, ba Sandrine, ba Safine n'abandi benshi mubyara mu muryango wanyu. Ni za mbuto zikomoka kuri rwa rukundo mwahinze. Gusa hari igihe urukundo rupfa, rugapfa kubera njyewe cyangwa se wowe, rugapfa kubera umugabo cyangwa se umugore, rugapfa kubera umusore wowe winjiye mu rukundo, cyangwa se rugapfa kubera umukobwa wowe winjiye mu rukundo. Ikinyabuzima kirahumeka, kirarya, ibyo kinjije mu mubiri bikaba umwanda bigasohoka hanze. Respiration, digestion, then excretion. Iyo kimaze gukura kirabyara kikibaruka, ariko imyaka iragenda ikagera kigapfa. Ibyo bigize ikinyabuzima cyangwa se ubuzima bwa muntu busanzwe
cyangwa se ikindi kiremwa ariko gifite ubuzima. Izo 7 characteristics of living organisms, urukundo rwo ntabwo rugira ibwo buryo cyangwa se ibyo birango bigera kuri 7, ahubwo bwo bugira icyo bita intambwe 24 z'urukundo. Twabaciyemo intambwe 13 z'urukundo. Izo ntambwe 13 harimo intambwe yo kwakira ibiri kukubaho, kwakira agahinda uri kunyuramo, kwakira ibibazo uri gucamo, ukemera ukanyurwa ukarwana. Icyo bita fighting of love, kurwanira icyo bita urukundo. Muri kwa kurwana witemeye kwihangana, urwara indwara bita depression. Muri iki gihe usanga abantu benshi binjiye mu rukundo, araza akavuga ati ndagukunda akabyakira, undi akavuga ati ndagukunda nawe akabyakira, ariko ejo haba akantu gatoya kagatuma urukundo rwanyu rupfa. Uribuka ko cya kinyabuzima gipfa? Ejo yagiye murabana nk'umugore n'umugabo, abona umushahara awushira muri bar, restaurant, aririra arinywe, yasinze, murashwana. Icyo gihe urukundo rwanyu ruratangiye gupfa. Hari n'igihe habaho n'ibindi bibazo biturutse hanze y'umuryango, impanuka, ubukene, byose nabyo bikinanira mu buzima bwanyu, bishobora gutuma rwanyu urukundo rupfa. Muri iki gihe rero usanga benshi bakomeje kugarizwa n'indwara ya depression, aho mwe batamenya ko barwaye, ugasanga ntibazi ngo ibimenyetso bya depression ni ibihe. Kuba yakunzwe bikanga agahitamo kujya kwiyahura. Ejo bundi hari umusore wiyahuye kubera ngo umukobwa yamwanze hariya muri Rukomo. Narababaye cyane. Nako ntabwo yamwanze, ahubwo umukobwa arimo ati sindakura, ndacyafite byinshi byo gukora, ihanganeho basi igihe cy'umwaka manze niga amashuri ndimo, wenda nimara kubisoza nzaza tubana. Umuhungu ntabwo yabyihanganiye. Rero depression cyangwa se indwara yo kwigunga bikabije ni indwara abantu benshi bakunda kwirengagyiza, cyangwa se uyirwaye bakumva ko ari indwara idasaba kugana abaganga. Niba ushobora kubona utangiye kuba mu buzima bwawe bwa wenyine, niba utangiye kumva ko umukunzi wawe yakwanze yagiye byarangiye, niba utangiye kumva ko abana bawe bagutaye, menya ko nawe watangiye kurwara iyi ndwara y'agahinda gakabije. Naguhitiyemo kugira ngo uruhure umutima wumva iyi ndwara, wumva ukuntu benshi cyane cyane mu rubyiruko, abagabo, abagore, iyi ndwara itwugarije. Wese wayimenya gute? Byagenda gute kugira ngo uyirwanye? Urugero naguha ni igihe wakundaga umukobwa runaka, mumaranye imyaka 5 mukundana, mwasezanya ko uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 10 muzabana. Ibyo murabyemera. Mumaze kubyemeranyaho, none umukobwa mu kwezi kwa 6 n'urugero yishakiye undi musore, barabanye, kandi ntabwo baramanze hafu byibura ukwezi bakundana. Wapi? We mumaranye imyaka 5 cyangwa se 4 mukundana, agutaye mu bisheke.
uti bigenda gute rero? Ni cya gihe wa musore azagenda akicara mu rugo agatekereza ibyo yakoreye wa mukobwa, agatekereza ibyo yari afite, agatekereza ababonye ko mukundana, agatekereza za ntego zanyu, agatekereza amafaranga wamutakajeho, ibyo wamuhaye, impano wamuhaye byose, ukabona bibaye ubusa. Icyo gihe uzatangira kurwana n'umutima wawe, utangiye kurwana n'intekerezo zawe zo kugira ngo ushake igisubizo cy'ubuzima bw'ibibazo utangiye guhura nabyo. Icyo gihe nibitangira kuba, ya ndwara ya depression izatangira kukwegera. Uzumva nta muntu wavugisha, uzumva nta muntu wakongera kugukunda, uzumva ko nta kintu, uzumva ko nta buzima ugifite, uzumva ko kandi ntacyo kimaze. Icyo gihe utangiye gutekereza ibyo ngibyo byose, menya ko ukeneye umuntu ukuganiza, menya ko ukeneye love and security ngo ugufashe, menya ko ukeneye muganga. Abashakashatsi bavuga ko kenshi iyo utangiye kurwara cyangwa se urwaye indwara ya depression, benshi babona igisubizo mu kujya kwiyahura. Aribyo byabaye ku musore wacu ejo bundi. Igihe rero urwaye indwara ya depression cyangwa se agahinda gakabije, igihe utangiye kujya uhamagara telefone za buri kanya utazi ngo zimeze gute, hari ibimenyetso runaka uba ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikimenyetso cya mbere nifuje kukubwira nicyo kwirenganya bya buri gihe. Ugatangira kwirenganya bya buri gihe. Igihe rero indwara yo kwigunga no kwiheba bikabije yakugezeho, kenshi utangira kwirenganya ku bintu byinshi bitagenda neza muri wowe ndetse no ku bandi. Niba hari ukunda ubabaye, ukumva ko ari wowe ubitera. Niba kandi hari ikitagenda neza mu muryango, ukumva ko ari wowe ugitera. Niba umukunzi wawe atari kugukunda neza, ukumva ko ari wowe ubitera. Icyo gihe utangiye kwirenganya gutyo, umenya ko ufite iyo ndwara ya depression. Ufite umuhungu mukundana, ufite umukobwa mukundana, ufite umugore mubana cyangwa se umugabo mubana. Niba umuntu muri kumwe atakita ku isuku y'umubiri wawe cyangwa se umubiri we, menya ko nawe atangiye gufatwa n'iyi ndwara ya depression. Nukuri akenshi byinshi witagaho birahinduka mu gihe wumva wigunze cyangwa se wihebye cyane. Ni hahandi utangira kubona umuntu atoga, adashobora gusasa ubu buriri bwe, adashobora gusukura aho aba, kumesa imyenda ndetse no gukora utundi duto cyane uturimo two mu rugo, nko koza amenyo, kumesa n'ibindi byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo agaciro wihaga muri rubanda, muri bagenzi bawe, gatangiye kugabanuka. Nuko agaciro wahaga umukunzi wawe gatangiye kugabanuka, gatangiye kubona amafuti menshi cyane. Indwara ya depression iba yakwatatse. Kumva ko ntacyo kimaze. Nubwo benshi bakunze kwibwira ko urwaye depression, bigaragazwa no guhora urira cyangwa se agahinda gakabije. Nyamara hari igihe umurwayi ya depression cyangwa se urwaye indwara y'agahinda gakabije aba ari umuntu ugenda bisanzwe, gusa akumva muri we nta kintu akimaze mu buzima ndetse nta n'icyo yafasha abantu. Niba wakundanaga n'umuntu cyangwa se ukabana n'umuntu ukabona nta kintu kikimumariye, ukabona nta kintu mu buzima bwawe kiri kumukorera, iyi ndwara yakwatetse. Nushake ukeneye abakuganiriza, ukeneye abakwitaho, ukeneye ko tuganira byinshi.
ikindi kintu wamenya, abantu benshi bafite indwara ya depression, ndabizi abantu benshi muze kumbwira ngo Eric ibintu wakoze ni ibiki, ibintu kutubwira ni ibiki, ariko ni ibintu biri biologique, ni ibintu biri scientifique bizwi. Kurakazwa n'ubusa nacyo ni ikindi kimenyetso cy'indwara ya depression. Kurakazwa n'ubusa no guhorana umunabi ni kimwe mu bimenyetso bya depression. Nubwo abenshi bahorana umunabi cyangwa se barakazwa n'ubusa, benshi bakunda kuvuga ko ari stress, nyamara bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara ikomeye yo kwigunga ndetse no kwiheba. Ikindi kimenyetso wamenya ni ikimenyetso cyo kubura ibitotsi. Uraryama ntusinzire, uraryama ugatekereza Eric, cyangwa se ukaryama ugatekereza umukunzi waguhemukiye, uraryama ukibuka ibibazo urimo, uraryama ukibuka umukunzi wakwanze kubera ubukene, uraryama ukibuka umugore wagutaye kubera ubukene, uraryama ukibuka umugabo wagusize ngo kubera ko wabyaye abana b'abakobwa gusa cyangwa se b'abahungu gusa. Waryama ukabura ibitotsi. Depression rero itera ibibazo bitandukanye byo kubura ibitotsi. Ushobora kuryama wumva urushye cyane, nyamara wagera ku buriri ibitotsi bikabura burundu. Gusa ku rundi ruhande no kuryama cyane bishobora no kuba ikimenyetso cyo kwigunga bikabije. Muri make hari abaryama mu buriri bakagumamo, ni ikimenyetso cya depression. Ukumva umati wakoze ikintu y'inurya terekareka, ati ndumva nshaka kwiryamira. Menya ko nawe ufite icyo kibazo, kunanirwa vuba. Numva utangiye kunanirwa vuba, menya ko utangiye kurwara iyo ndwara ya depression. Hari ikindi kintu gikomeye cyane nifuza ko watekereza neza. Niba ufite telefone yawe ukiri coding, cyangwa se niba ufite kucyandika, ufite kagakayi wandikamo iby'urukundo n'amabanga, andika aka kantu kavuga gutya: iyo ufite indwara ya depression utangira kurota ibintu bibi cyane kandi biteye ubwoba. Rimwe na rimwe abantu barwaye indwara ya depression bakunda kurota kenshi ibintu biteye ubwoba kandi bibi ugereranyije n'ibisanzwe. Mu buzima bwe bwa buri munsi uyu muntu urwaye indwara ya depression, iyo aryamye usanga ari kurota ibintu by'intambara, usanga ari kurota ibintu by'abapfuye, usanga ari kurota ibintu biteye ubwoba. Mu buzima bwe bwa buri munsi ukumva nawe ubwawe yabikubwiye, wumva byabaye akasamuto, kumva ntacyo ushaka gukora. Ni ikindi kimenyetso cya depression. Abenshi baba bumva ibiri kukubabaho cyangwa se bazakwita umunebwe. Kenshi bakubwira ko ntacyo ushoboye mu gihe wumva wigunze cyangwa se wihebye, cyane cyane kutagira ubushake bwo kugira icyo ukora. Ni kimwe mu bimenyetso by'indwara ya depression. Kwigunga ukumva ushaka kuba wenyine ni ikindi kimenyetso cy'indwara ya depression. Muntu uri mu rukundo, weho ufite umugore cyangwa se ufite umugabo, ufite umusheri, fiancé wawe, ukumva kwigunga, ukumva ushaka kubaho wenyine, nyamara ufite umukunzi wakwiye kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko umva ntukimushaka. Ukumva ushaka kuba mu buzima bwawe bwa wenyine, ukumva ati sinshaka kuvugana nawe. Ufite indwara ya depression. Kwigunga no kwiheba bikabije bijyana no guhora wumva uri wenyine, ukumva ntawe ushaka ukuba hafi, kubera ko uba wibwira ko nta wakumva mu buzima bwawe. Tangira kwirinda kujya kure y'inshuti zawe, ukumva nta bushake na buke bwo kuba hari abandi ufite. Ukumva umukunzi wawe yagiye, ukumva nta bandi bantu waba uri kumwe nawe. Mu gihe wumva rero utangiye kugira ibitekerezo nk'ibi, ukumva ushaka kuba wenyine, gerageza ushake uwo wizeye, mubiganireho.
nibinashoboka uzampamagare kuri nimero yanjye umbwire tuganire, ariko kugira ngo uwarware iyi ndwara ya depression utangira kugira imikorere mibi y'umubiri. Nukuri niba uri kumva iyi Ruhura umutima y'uyu munsi, ukaba wari umaze iminsi warababajwe n'urukundo, ukaba wari umaze iminsi wumva umukunzi ngo yagusize byarangiye, ndagira ngo aka kanya wo muri bikomeye ufite ku mutima wawe. Nubwo benshi bakunda kwibeshya ko depression itatera ibibazo bindi byibasira ubuzima, akenshi aba scientifique cyangwa se ubushakashatsi runaka, cyane cyane nk'ubwo twabasomeye ku bushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru Journal of Clinical Psychology cyangwa se mu bijyanye n'imitekerereze. Depression igaragazwa n'imikorere mibi y'umubiri, nko kuribwa mu ngingo runaka, kubabara umugongo, ibibazo bitandukanye by'igifu, guhorana umunaniro no kubura ibitotsi. Ndagusabye niba uri kunyumva, niba uri kuntega amatwi aka kanya, weho aka kanya uri kunyumva aka kanya, wa mukobwa we, wa muhungu, wa mubyeyi we, iyi ndwara ishobora kukwerekeza ku gace ko kwiyahura. Iyi ndwara ishobora kukwerekeza ku gice cyo kwiyambura ubuzima. Umugore yanyanze, umugore yahukanye, abana baranyanze, umusore nkundana nawe yanyanze, ibikorwa twakoranaga byo byanze. Ibyo byose iyo ubitekereje bikagera bikurunda mu mutima wawe, ntugire umuntu uganira nawe, ntugire umuntu wumva ngo muvugane, birangira wiyambuye bwa buzima. Muri make uko twatanye nakubwiye ngo rwa rukundo birangira urwije, birangira rupfuye. Niwumva rero ushaka kuba ufite ikibazo runaka, ukumva uri kunyumva aka kanya, ukumva ushaka kuruhura umutima, tuzakomeza tujye tuganira kuri nimero yanjye. Depression rero yakwerekeza ku nzira zo kwiyahura, ngo umukunzi wawe yagusize, umugore mukundana yagusize, ngo ibyo mukorana byari byaciyemo cyangwa se biranga, ngo twendaga kubana none byanze. Ibyo byose nugera ukabirunda mu bwonko bwawe, ni ukuvuga ngo ya mikorere, ya misemburo yaguhaga ibyishimo, dopamine na serotonin yaguhaga ibyishimo by'ubuzima bwawe mu bwonko bwawe, izaba yagabanutse ku kigero kiri hasi cyane. Nimara kugabanuka ku kigero kiri hasi cyane, uzatangira kwigira inama uhenga nakipfira. Ngayo nguko. Nitwa Eric Nshimiyimana, ndabakunda cyane. Nibikunda ujye kuri YouTube channel yanjye yitwa Bizazamenya, hariho ibiganiro bitandukanye nkushiraho bya buri munsi. Niba ngima ndi kukubwira ahangaha mba nabishizeho, nkunda gushiraho tuganiro tutandukanye twagufasha kuruhuka umutima. Ndabakunda cyane, Imana ikandusha.